bigahinda tubyumva oh inyanja ibicu bigahinda tubyumva oh ibyo byerekana kwikunda. Nanone Yesu nashimwe bene data, ndizera ko umunsi w'ejo wababereye umunsi mwiza w'umugisha, kandi nkabatekereza ko hamwe n'ijambo ry'Imana hari ikintu Mwuka yari yakuganirije, hari ikintu yakweretse wakemura, hari ibintu Uwiteka ajya kwereka nubwo nta bushobozi ufite, ariko twabonye ko Uwiteka ari kumwe natwe iyo tumwemereye. Uyu mwanya rero dukomezanyije na Gideyoni, muzi ko twari tubonye ko Uwiteka mubwiye ati icyo kibazo cyose ufite, ibibazo ufite by'Abisiraheli, ubwo unabitekereza ndashaka kugukoresha kari ujya kubikemura. Akenshi ibibazo tubona by'ingutu Imana ibiduhaye no kubigira icyo tubikoraho, ibiduhaye no kubisengera. Ikibazo uzabona kikuje imbere, kumva ufite agahinda k'ikintu cy'umuntu, kumva hari ikintu agahinda karakubabaje, uzahita unabisengera. Nubisengera Uwiteka azabana nawe kandi azaguha ubushobozi bwo kubikora. Twari tubonye ko rero byarangiye Uwiteka amubwira ati ikibazo cyose bibazaga ndashaka guha igisubizo. Icya mbere ni wowe nshaka gutuma ngo ujye gukiza Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani. Ariko nk'uko twabibonye, iyo dufite ibikomere twatewe n'amateka ntitwemerera n'Imana. Naho Imana yabije kutugirira neza ntabwo tuyemerera. Sinzi niba mwarigeze mubona inkoko baziritse amaguru. Ababaye muri Afurika hari igihe bajya bafata inkoko bakayizirika, bajya nko kujya kuyigurisha, ugasanga rero niba izagurwa ijya mu masoko nk'atatu, ugasanga inkoko imaze nk'icyumweru cyose iziritse, igaburirwa ku kiziriko yari yimenyereye gutora. Cya kiziriko kiragenda kikajya no mu bwonko, ku buryo niyo ukiyikuyemo ikomeza kumva iziritse mu mutwe, ntishobora kugenda, ntago biba byaza. Natwe Satani yadukoreye ibintu byinshi, n'amateka dukorera ibindi bintu byinshi, ku buryo naho Yesu yatubohoye tutajya tubohoka. Inkoko niyo mbahayeho urugero. Iyo inkoko bayifashe bakayizirika ikamara nk'icyumweru cyose iziritse, nyuma bakazayirekura bakayivanamo ikiziriko, niyo bayisunika ntiyemera kugenda, kuko ikiziriko kiragenda ntikibe ku maguru kikajya no mu mutwe. Natwe niko bimeze. Iyo dutinze mu kibazo, niyo cyaba cyarangiye ntabwo tucyakira. Hari n'abantu Imana igiha umugisha barakennye. Dufite abantu bagiye bakena, umuntu agakena ku rwego rwo hejuru, bwazaki Imana ikamuha umugisha, ariko wareba mu mutwe we ugasanga ntawe yagira icyamarira, kuko mu mutwe aracyakennye nubwo inyuma byemeye. Ubwo buryo rero nibwo Imana ikoramo ayo makode. Ubundi kode ni ikintu kiba kibuza ibindi gukorwa. Muri izi nyigisho rero Imana igambiriye kuvanamwo ibyo bintu byose bikubuza kuzapfa utageze ku cy'Imana yakugambiriyeho. Gideyoni rero ikiganiro turi kureba ni ikiganiro cyo kumuvanamo amakode. Ijambo ry'Imana mwumva buri munsi nirituma ubohoka. N'ubundi warabohotse ariko ntiwemera kugenda. Imana yashaka rero ko ubohoka burundu ukajya mu muhamagaro wawe. Gideyoni rero Uwiteka aje kumukuramo ibyo bintu byose biri mu mutwe we. Niho kumubwira ngo Uwiteka aramubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana ukiza Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani, sinjugutumye. Nubwo yavuganaga n'Imana nkuko nawe wumva ijambo ryayo, kuko nawe ufite ibintu Imana yavuganye nawe, ntabwo Gideyoni aza kwemera. Gideyoni ahita avuga ngo ariko Uwiteka, urumva ko yamenye ko ari Uwiteka, urumva byatangiye amwita umutware. None uko bagenda baganira amenye ko ari Imana bavugana. Niho ubona ageze akavuga ngo ariko Uwiteka na kirishya cy'Abisiraheli kiwacu turaboroheje no kwa Manase nkabandi umuhereze wo mu nzu ya data. Ubwo bivuze ngo yaza kuwo kwa Efurahimu kuba twatangana ikiganiro, gakanda akaba n'imfura ngo yari kugenda. Kasubire mu byumvi. Ashatse ngo kushaka kubwira Imana ngo Mana, iyo nza kuba ndu imfura yiwacu mu rugo,
nkagira kaho no kuba ndi kwa Efurahimu mba ngiye kubatabara. Ashatse nko kuvuga mu yandi magambo ngo umuntu Imana yakoresha ni umuntu kwa Efurahimu kandi umuhererezi. Iyo myumvire rero niyo myumvire abantu bagira yo kureba aho uvuka n'ibyakubayeho, nubwo Imana yagusura, nubwo Imana yakugenderera, nubwo Imana yaba ari icyo yakoze ku buzima bwawe ukuva ntacyo wakora, ariko Uwiteka aravuze ngo ni njye ugutumye genda. Undi aho kugira ngo agende azanye ibikomere byo kwa Manase, cya kiziriko nababwiye kimuziritse mu mutwe, kandi Uwiteka yaje kumureba. Icyambere yibazaga mu byumve, yashaka kumenya ngo Uwiteka ari hehe. Siyo kibazo yibazaga Gideyoni, none Uwiteka arahari. Uwiteka abataye, none Uwiteka yamubwiye ati ndi kumwe nawe. Anamubwiye ngo ndahari, noneho dore turi kwivuganira. Aramubwiye ati ahubwo ikibazo ufite genda ujye kubakiza. Ahise ahinduka. Mbere mubanze mu bibazo, irafite ibibazo bitatu mbere Gideyoni. Ikibazo cy'uko ari kwa Manase, ikibazo cy'uko ari umuhererezi, Uwiteka abataye. None Uwiteka araje, kandi Uwiteka ni igisubizo. Ariko kubera ko amateka yamuziritse ntago aza kwemera kugenda. Nunyura mu muriro mwinshi ntuzasha, nuca mu mazi menshi ntazagutembana. Kuko iyo Mana ari nyembaraga yiyemeje kukurengera. Nawe rero nkubwire inshuti y'umusaraba, kugira ngo ushobore gukomeza urugendo nuko ukora icyo Pawulo yavuze ngo kwibagirwa ibiri inyuma ugasingira ibiri imbere. Ubwo rero Uwiteka aramubwiye ati ni ukuri nzabana nawe. Uzi ko yamubwiye ngo aradutaye. Mbese ikibazo cyose umuntu yibaza Imana igifite igisubizo. Yaramubwiye ngo wavuze ko twabataye, ndabihinduye, nzabana nawe kandi uzanesha Abamidiyani nkunesha umuntu umwe. Gideyoni rero Yesu amubwira tumva rero ibyo nabyo sinabyemera. Niba mpiriwe mu maso yawe, nyereka ikimenyetso kimpamiriza ko ari wowe tuvuganye. Aha rero nuhumve, niho tugarukira uyu munsi. Ageze ku rwego yemera kugenda, akakeneye ikimenyetso. Ndumva nshaka gusengera nawe. Niba ugeze ku rwego rwo gukora ikintu wumva umwuka wera guhata gukora, ngiye gusengera Imana ngo ikimenyetso. Twibaza kino kibazo: ese Imana igitanga ikimenyetso? Ese Imana iyirakara yo yatse ikimenyetso? Ese ni kihe kimenyetso wakwaka Imana? Kankubwire rero, ikimenyetso ni wowe ukiremera, ni wowe ubwawe wiremera ikimenyetso. Hari igihe Imana iguha ikimenyetso, ariko iguha ikimenyetso ubasha kumva. Ubu rero icyo turi kuvugana, ndashaka kubwira ubundi buryo buhari. Ubwawe ishakira ikimenyetso cy'uko Uwiteka ari kumwe nawe. Ishakira ikimenyetso cy'uko Uwiteka atagutaye. Niyo mpamvu Gideyoni avuze atumva rero, niba mvuganye nawe kari wowe tuvuganye, ntaba navangiwe, ndashaka yuko umpa ikimenyetso. Birangije Gideyoni yahise akomeza ijambo, Imana itaramusubiza. Arongera aravuga ati ndakwinginze ntuve hano kugeza aho ndi bugarukire nkuzaniye ituro, nkarishyira imbere yawe. Ariko ubu kuri Imana iteye, ni ukuri Imana ni nziza. Nawe ko Imana itanga keya. Yabwiye Imana ati ntuve ahangaha ugume hano. Yaba gusiga uziritse Imana. Nawe ibaze ubwo buntu twagiriwe bwo kuvugana n'Imana. Mana ndakwinginze ntuve ahangaha, njye gushaka ituro nkuzaniye nishyira imbere yawe. Marayika aramubwira ngo Ndaguma kugeza aho uri bugarukire. Ni ukuri dufite Imana igwa neza. Ndashaka gukundisha Imana, ndashaka guhuza n'Imana. Imana igwa neza. Iramubwiye ngo genda ntaho njya. Uruzi ko ibingibi Imana ikibikora? Uruzi ko Imana ibana n'umuntu ku giti cye? Uruzi ko Imana igusanga mu bibazo byawe ufite wibaza byose? Uyu munsi rero nagira ngo tugarukire hano, tuzakomeze ku munsi w'ejo nkubwira ngo Imana yaka ikimenyetso cy'uko ariyo yavuganye nawe. Ndabizi Imana mwaravuganye. Yaka ikimenyetso ko Imana iri kumwe nawe. Yaka ikimenyetso ko itazagusiga, kitazaguhana. Ntabwo biza kwirakaza. Kandi atekereza ko izi nkuru za Gideyoni zihuye n'ubuzima bwawe. N'amateka yawe waciyemo ntiyoroshye. Kandi Imana yije ntijye gucyurira mu mateka, ihabwira gukomeza. Kubera iyo mpamvu rero tuzakomeza ku munsi w'ejo, ako ushaka ikimenyetso, akimana ikimenyetso ko ariyo yavuganye nawe.
ukishakire. Gideyoni arakibonye aravuze ngo niba Uwiteka kugiriyeho umugisha ntuve hano. Uwiteka saranze avuga ati genda ntahonge. Mwibaze ko dufite ubushobozi bwo kubwira Imana ikintu. Imana irashyikirana. Dufite Imana ishyikirana. Ndagira ngo nibishime kubw'iyo mpamvu. Dufite Imana izi gutetesha. Nibyo bita gutanga keya. Izi gutetesha, izi kuvuga neza. Kankwinginge waka ikimenyetso cy'uko Uwiteka yavuganye nawe, akikimenyetso cy'ibyiza kandi Imana irakiguha. Imana iguha umugisha. Ku munsi w'ejo ntuzacikwe, tuzakomeza turebe inkuru zakurikiye. Ibiruta cyane ibyo ukuri Imana ibasha gukora ibiruta cyane